nayisingiza, ariko kandi ntiwakunda Imana ngo wibagirwe abantu. Ako kantu ndakakubwiye mwana wacu, ntuzagire umuntu wanga, ntuzakubibamo mu nyangiro uzayirandura uwo munsi, kuko tubeshwaho n'urukundo. Umusaseredoti udakunda ni nk'umurima udafite ikiwuhinzemo. Umusaseredoti udakunda ni nk'umurima utagira imbuto, iyo uwugezemo ntacyo usaruramo. Niyo mpamvu rero mwana wacu nkuraze kuba umupadiri ukunda kandi aranitanga, ukunda yitangira abandi uko baba bameze kose. Nubaho muri ubwo buryo uzishima, kandi imyaka y'ubusaseredoti bwawe uzayihera heza. Ndashoje, ariko nshoje nicyahira, mvuye aha ntacyashye ntacyo naba nkoze. Nibyo, erega buriya kurera biravuna. Kurera umupadiri bikavuna inshuro 100. Buriya muzi imyaka amaze yiga, hari 10 ntirageraho. Uzi kumara imyaka 10 urera umwana, maze wavuga ngo yambitswe ikamba, nyuma y'imyaka 2 akakubwira ngo rya kamba ntirikimbereye. Ubwo murumva ako gahinda? Ako gahinda ndakababwira kuko nkazi. Ako gahinda ndakababwira kuko rimwe na rimwe katuye mu mutima wanjye. Hari igihe biba biturutse kuri Sekibi, hari n'igihe biba biturutse ku ngaruka z'ibyaha byacu, ariko hari n'igihe biba biturutse ku bandi. Hari igihe biba biturutse kuri mwebwe n'ukuri. Reka nkureho ingaruka z'ibyaha byacu, reka nkureho bigeragezo bya Sekibi, niyizire kuri mwebwe maze ntahe nicyahiye, wenda hari icyo nazaramura. Ndababwiye n'ukuri, uzi umworozi wiyororeye inkoko, agaca kagaturuka mu kirere hafi aho, kakarebamo yari kuzaba rusake, kakayikubita ngo pi. Umworozi muzi ko asigara byamurenze. Niyo mpamvu rero niba hari agaca karaha, niyamye uduca twose aho tuva tukagera. Muranyumva mukantega amatwi? Mwabakobwa mwenda bihanije. Yagiye mumureba, akuramo umureba, uwatangiye kuyagirana uruhanga, ntabwo ariho mugiye gutangira kumukunda. Simbabujije kumukunda, ariko urukundo burya rwose haraho ruba ruganisha. Reka padiri mukuru w'izaza, nukuri ndabihanije ku mugaragaro. Erega mu Kinyarwanda baravuga ngo hataka nyir'ubukozwemo. Njyewe rero ndi nyir'ubukozwemo, mbabwira nzi impamvu yabyo. Padiri Boniface mumuha amahoro. Kwa message kugeza saa 3 ndatwemera, ariko izo za saa 6 z'ijoro muzazohereza abo mwashakanye n'abo mufiyansanya. Padiri wacu mumureke, sibyo? Mumureke asogongera ijambo ry'Imana, mumureke ategura inyigisho azatanga. Ariko ibimvuga murabyumva? Ababyeyi bo baranyumva neza cyane. Uzi gupfusha umwana w'umusore biragatabwa. Sinze kubarambira ngizo kwa muzehe zize kurinda zishyuha, ariko ni ahandi turazisanga. Ariko byibuze ubutumwa natangaga murabwumva. Sinabakobwa gusa, ubu n'abagore b'amajigija byarateye. Ubwo se ndavuga ibyo ntazi. Rwose mujye munyurwa n'utwo mutunze, munyurwe n'ibyo Imana yabahaye. Politiki y'ibinyugunyugu muzayihorera. Ikinyugunyugu burya kigira politiki mbi. Politiki y'ikinyugunyugu nuko akarabyo keze hose kiba gishaka kujya kwiterekaho. Ikinyugunyugu ni mukizi? Ururabyo rupfa kuba rwarabije, ikinyugunyugu kiba cyateye amatako, cyagiye gushakaho iki? Twatundi igihova. Dora akarabyo kanjye karabije rero, ibinyugunyugu byose ndabyiyamye.
noneho nsize inkuru izaza, ariko ndabyiyamye ni hahandi ubundi padiri wacu tumureka azabeho abesheho abandi ubu n'iteka ryose.